Amadarapo hejuru kumunini barahari ntacyo nabonye mu buzima cyandutira urukundo we wankuyi wacu ku rwesero ruka urukundo rwo kumunini ntago nanjye narusobanukiye sinzi ikintu kihaba Chairman atariko we ntabwo yavuye ku rwesero yavuye kure cyane yari muri Amerika ameze neza nk'abandi bajene bose yigira ishuri ryiza azaje ku rugamba ntago nava muri Amerika nje ku rugamba ngiye ntago nabishobora niwe wenyine wabishobora Chairman babwira rero rubyiruko twebwe abakuru n'abandi nange ndacyarubyiruko rwo gakeya twamaze gukora umuti tumaze imyaka myinshi twarakoze umuti ntago dushaka ko abantu bazatora bwa mbere baza kutwicira umuti twagize amahirwe twemerera yemera kuba umukandida ariko urubyiruko twe bwa mbere muzatorane nibyo tuzamutora kumunini rero aravuga ati ariko kumunini hari umuhanda ugerayo bati nawe mu bahuza na Huye vuba arongera ati kumunini ariko bafite ibitaro byaraje arongera aravuga ati nyakubahwa Chairman muzangene mujya mukora bahura n'umuntu muri Amerika aravuga ati ko nshaka gufata mu Rwanda mu bintu by'icyayi nge hehe ati kumunini bateye icyayi batangiye kukinywa uruganda rwaruzuye ariko kumunini muzatorane tuzatorane Kagame Paul oye ntituzagutererana nyakubahwa Chairman aba no mu ntara y'Amajyepfo n'ubuzima rwose nibyo nyakubahwa Chairman abantu mu n'Amajyepfo hereye hano bose bavuga n'amazina atandatu yisumbuye bumva vuba urubanza rw'itariki 15 n'abanyaruca abana hano nageraga ngo mbisabire muze mubabwire iby'uru rukundo mwabakunze kuko nibwo baje kumva naho ubundi amatora na yacu amahitamo na yacu Chairman Kagame nuwacu singiro numva wundi ngongwe Hello, muraho. Muraho neza. N'abinyuma kure hariya turumvikana muraho. Murakoze cyane. Bantu bahuye Gisagara Nyanza Nyaruguru muraho cyane mwakoze kuza muri benshi twari dukumburanye
ntabwo twaherukanaga ariko igikorwa nk'iki ni cyiza kuko kiraduhuza kikatwibutsa byinshi. Ni igikorwa rero cyavuzwe tuzitabira itariki 15 z'uku kwezi gutaha. Ariko ni igikorwa murakoze cyane, nibishaka bibe byombi. Rero reka mpere nanone gushimira ari ubuyobozi bwa FPR, ari mwebwe intore n'abayoboke ba FPR, ndashimira n'indi mitwe ya politiki igomba kuba iri hano ihagarariwe n'abayobozi bayo bafatanije na FPR. Ndabashimira cyane kuko urugendo tugenze muri iyi myaka 30 ishize ni urugendo rwarimo byinshi, urugendo rukomeye ariko rwageze aho rubamo n'ibyiza. Sinirwa nsubiramo amateka menshi cyane ariko reka mbabwire makeya ayo nzi nanjye, ndetse mpereye ku byo Ildefonsi yari amaze kutubwira bijyanye na kaminuza. Muri iriya kaminuza jye nayisuye kera, ngira ngo Ildefonsi yari ataravuka. 78 hari abantu twari tuziranye bigagayo, nari naje naseseye kuko jye nari impunzi nabaga hanze ndi umwana muto, ntabwo ari muto cyane, nari maze gukuramo. Naje hano, nazaga hano, nahaje nk'inshuro 3. Icyo nibuka nshaka kubabwira, stade iri hano hafi ngira ngo, sinzi niba bahinduyemo ya Pere cyangwa irahacyari, ntabwo ari yo. Hari stade ntoya muri 78 naje hano njyayo no kureba umupira. Umuntu w'inshuti yanjye najyaga nsura, ndetse icyo gihe wabaga muri universite, antwara ku mupira 78 Mukura na Panthère Noire barakinaga icyo gihe. Njyana n'iyo nshuti yanjye, ariko nkajya mbona abantu barandeba, ni nko kuvuga ngo ariko aka kantu ntabwo ari akintangaha. Ndetse ubwo umukino ugiye kurangira, iyo nshuti yanjye yari yanzanye, arambwira ngo ariko urabizi ngo reka tuva aha ngaho umupira utararangira, ngo ubundi hano ibikurikiraho cyane cyane iyo abangaba aba ba Panthère iyo batsinzwe abantu barakubitwa. Ndavuga nti ntakubitirwa aha ngaha. Tugenda hasigaye nk'iminota 10 ngo umupira urangire.
urumva rero twabanye kera tutaranamenyana usibye ko n'ubundi twari bamwe twari dukwiye kuba tumenyana ariko bamwe muri twe twabaga hanze ntabwo twabaga hano kubera impamvu ntirirwa nsubiramo ariko ntibizongera nk'uko bivuze ntabwo bizongera kuwo ari we wese icyo kibazo cyakemuwe burundu cyakemuwe burundu gikemurwa namwe nanjye twari kumwe abenshi hano nubwo bari bataravuka namwe twari kumwe kubera ko aho muvukiye n'aho mukuriye muri hano turi kumwe turi mu nzira imwe ntibizasubira kubera mwebwe sibyo gutora FPR rero n'umukandida wayo nicyo bivuze ni ukuvuga ngo ayo mateka mabi ntazasubira ntagasubire iyo politike rero iyo amaze kugira uruhande ikaba politike yo kubaka ubumwe bw'abanyagihugu bw'abanyarwanda ndetse tukakira n'abava ahandi aho ariho hose neza amajyambere yubakirwaho nayo arihuta umutekano bishingiraho tugomba kuwitaho ugakomera kugira ngo hatazagira igihungabanya iyo politike n'ayo majyambere sibyo naho ku mukandida muzahitamo ndabyemeye igituma mbyemera ni uko ibyo muzantorera ni namwe muzabikora ubwo rero akazi kanjye karoroshye ni ukubajya imbere tugafatanya tugagenda urugendo rumwe rwiyubaka rwubaka igihugu cyacu mbese amajyambere ni ya yandi azahora aza uko umwaka uhise itariki buriya iraza yihuta izi ko tuyitegereje n'ejo bundi ariko uragira ngo aho muri aha umugambi mufite uko mwaje mungana uribwira ngo ko gutora ko ntikwarangiye ahubwo
bityo rero kudutindira icyo bivuze ni uko bikorwa bikava mu nzira noneho tugakora akazi ko kubaka tukihuta. Urubyiruko ruri hano mbona uko mungana n'ahandi nanyuze ejo bundi ntawe rudaha icyizere. Mu bacika intege ntabwo ndimo. Ubwo namwe ni uko nguko, sibyo? Murakoze cyane, murakoze cyane. Ubwo se ikindi nababwiriye, murakoze cyane. Ndabizi ko mwamaze umwanya munini hano mutegereje ko duhura. Ubu icyasubiraho cyakurikira ni ukwidagadura, tugaceza, tukabyina. Hanyuma ariko hari icyo ntarangiza ntavuze cy'akababaro. Nigeze kumva ko hari impanuka yabaye mu bantu bamwe bazaga hano ndetse bamwe bagatakaza ubuzima abandi bagakomereka. Rwose nagira ngo nifatanye namwe, hanyuma iyo mpanuka yabaye abo yahitanye, abavandimwe babo, imiryango yabo cyangwa bakomeretse, nagira ngo mvuge ko turi kumwe nabo. Harakorwa igishoboka cyose abakomeretse kugira ngo bavurwe, ariko ndanababwira ko muri ibi byose turimo mugerageze nta ubuza impanuka kuba, ariko hari ukuntu abantu bakora bikazigabanya gusa, ariko ubundi yashatse kubiraba. Nagira ngo tugerageze ibishoboka. Hari ibyo abantu bashobora, hari ibyo badashobora. Dukora ibishoboka, turebe ko ibi byishimo, akazi dutegereje imbere kagiye gukorwa, twabinyuramo neza tugabanyije izo mpanuka, kubera ko n'ubushize aho twatangiriye mu minsi ya mbere hari ukuntu abantu bihuse baragwirana, nabwo havamo abandi abantu nka 2 bapfuye, n'umuntu umwe ntagapfe binyuze muri ubwo buryo. Abantu barapfa ariko bapfa mu buryo busanzwe. Nagira ngo rero ibyo gusa byibutse, tugerageze uko dushoboye, ariko twifatanye n'abo bagize ibyo byago.
ibyo rero tubihereho nanone bitwongera imbaraga gukora ibyo twifuza gukora, inzira turimo, ibyo tuzakora itariki 15 rwose ndabashimiye cyane. Mwakoze kuza uko mungana uku, nanjye ndabakunda kandi ntabwo ari ubu duhuye gusa, nzagaruka no kubashimira. turi kumwe mwakoze cyane, mugire umunsi mwiza, musubire mu ngo zanyu neza, mugire imigisha y'Imana. Papa.